fresh sana kabisa. Umeze fresh sana. Yeah. Ariko sha ya kapera yawe nawe urambeshye. Nari umuntu yaya. Bitege ndi vase nyumvishe kugira ngo nyene numve tu niki. Yeah. Ni wowe karakunumira. Umwami kazi w'umutima. Urukundo nazabona hinde. Urimba kwanjye ubuzima sinabona gufite nawishimana kukugira mukunzi wanjye nzagushima kone n'ububabare mutuze mu munezero sinifuza yesu yeah. Bro urumva ukuntu warumbeshye kandi ufite ijwi ryiza ukuntu uhagaze neza warumvise akaruka uwo mapu gusa kugira ngo nyumvishe yuko wahageze ariko abyiza cyane reka twinjire mu kiganiro nizere ko n'ubundi abantu bari bakiri muri sayi n'ubundi tukiri kumwe ahangaha muri Sayi Boost Your Talent n'ubundi twakomezanye ikiganiro ni step up n'ubundi turacyari muri step up impano n'ubuhanga so uyu ni umwanya wawe ndagira ngo banze ubwire abanyarwanda amazina wiswe n'ababyeyi ubundi utubwire n'amazina ukoresha mu buhanzi. Yes murakoze. Mazina yiswe n'ababyeyi nitwa Habimana Innocent. So then amazina ya music so Inox music. Inox. Yeah. Inoxa. Yes. Umeze neza cyane. Umeze neza kabisa ngira ngo narabona bro. Bashani mu rugo ni hehe primary wayize hehe waje kwisanga gute mu muziki wawe? Mu rugo ni Musanze ariko njyewe Nyabihu neza. Wize za Nyabihu? Yes. Wakuriye Musanze wiganya of course birumvikana n'ubundi hose ni hamwe ni Burengerazuba ushira ni mu majyaruguru ushira n'ubundi Iburengerazuba. I Musanze n'ahantu harimo kuvatara. Uri umuturanyi wa Kid? Kid uramuzi? No, njye ntabwo ariko kidogo. Bara ariko Kid uramuzi? Ndamuzi. Uramuzi cyane? Ndamuzi ariko kuba muzi. Relationship nyine mukuru w'ubura no cyose. Yes, okay. We waje kwisanga gute mu muziki bro? Ukiri mutoya wisanze gute utangira gukora umuziki? Muri korari ufite ababyeyi baririmba waje kwisanga gute nyine uri umuririmbyi? Njyewe navukiye mu muryango wa Kristo. Ndererwa muri korari. Urumva mama na papa barabaririmbye muri korari. So nanjye rero naravutse batabashira muri korari. Njya muri korari nyikoreramo. Najya cyo kirekire gishizanye. Okay. Numvise ufite ijwi ryiza iyi ni indirimbo ya kangahe ushyize hanze? Iyi ni indirimbo ya mbere. Baseriye. Ni indirimbo ya bro baseriye? Yeah. Umuhungu hano yararaka uboneze mbere ya seriye ubundi wariki. Mbere kuba seriye. Umuntu wese ariko atabyumva nyine umuntu yatarabaseriye. Mu magambo make ya mu minota mike tufite iyi ndirimbo niyo ndirimbo ushize hanze ukatangira kwikora promotion cyangwa mbere yuko izingi isoka izindi wari wandikaga izindi waririmbaga neza zindi umuntu aririmba kiyumva bite nicyo kintu ngira ngo nyine tumenye ku buryo ki waje gufata umwanzuro gute kugira ngo winjire muri kare y'uburirimbyi. Mbere yaho cyagiye nakubwiye nyine n'abaseriye ko na recording nyine ahantu hafi ngo ibe se byacamo kuba risere ko utaragira amahirwe yo kugira ngo ubundi najya kurekodinga abari na seriye ubundi ariko nyine hari igihe uri seriye ukuri seriye ariko nyine uko iminsi igenda icyaho cyaho ukumva ntabwo ari seriye kandi wumva ko ari seriye niko na nyine nanjye mbere yaho nabako nasaga n'umuntu uri kumva sound imeze gute. Bro mu gihe uyu munsi ufanuye muhanzi ni Bruce Melody. Bruce Melody Ramujene ndimo. Ugize amahirwe yo guhura nawe ni kihe kibazo wamubaza?
ngeze muri rwego na boss cyangwa n'ire jambo wamubwira ari kuri ku mutima je mwana baratamubwira ati bro shinzira nanjye ndebe ko nakora kariya like uko bimeze kuri we nanjye je ntabwo byajya ku kigero kimwe ariko byo biranshiriza nanjye ndebe ko hari uko byagenda. Iyi ndirimbo yakozwe na Traxler kuva i Musanze kugera i Kigali aho Traxler akorera byatwaye izihe mbaraga shipiri hagati yawe na Traxler cyane ko nabonye ko ewana numwe mu bantu basanzwe bafasha abahanzi n'ubundi nabwo ariko ese we kugira ngo ure na Traxler mwahuye muti? Traxler ngewe nari maze nko producer from Touch Record ariko kugira ngo mwapproachinge namujene tunumujene ndabati wa mutipe ya ni mwiza cyane ko na Bulldog ariko siganiye naramushimira naramukurikiranye mu boro ya sanga ni mwiza cyane twakorana ndavuga ni wayo note ngewe Traxler umuntu mwiza kuri bizi cyane hari abantu benshi barabayemo ariko Traxler kuvuga abahemu reka twitsaho hano kuvuga abahemu gute hari abantu baba baraguhemukiye mbere yuko uhura na Traxler bigatuma uvuga uti ewana umuziki bite ya urumva shaka ntarahemukiye ariko mugenzi wanjye yarahemukiye tu okay ukimara guhura nawe nubuhe buhanga wa Musa wabonye arube buhanga ubona mwakomeza gukorana ese hari abandi bakomeza gukorana nabo bimeze bite? Traxler twakorana tu twakomeza gukorana ntari birye kabisa ni umwana mwiza umugani wa Bulldog. Okay ugiriwe amahirwe yo kuba wakora collabo dukuyemo Bruce Melody umuririmbyi mu baraperi niwe muraperi mwakorana collabo? Ni Bush some trapish Bushari ko wakomeje kuvuga Bulldog naringize ngo ugiye kwitumbwira ngo Bulldog niki Bush twakorana nane ariko na Buddha urumva Buddha bari rwego man niyo mpamvu Musa wigeze wari umbwiye ngo wize za Nyabihu amashuri aberyari njyewe njyewe urugendo rwanjye rero twajemo ibibazo bya atari we yire kuri tubwire uyu niwo mwanya wawe kugira ngo abanyarwanda banumve imvune z'abahanzi cyangwa banumve kugira ngo umuhanzi ashyire hanze igihangano kugira ngo banagereze n'agaciro by the way no kugira ngo bumve imbaraga muba mwakoresheje bumve ahantu biba byavuye. njyewe amashuri yanjye ntabwo ararangira from now. Biga mu kangahe? Niga 5 senior 5? Yes. Okay. S5. Haje mu bintu byatangira ngo sinzi niba umuntu nta kibazo byafata igihe kirekire kuko urumva mvunaguye mu gake njyewe ubundi mani narwaye igihe kirekire kingana n'imyaka 3. Imyaka 3? nararwaye akaguru so hari ukuntu ababyeyi nyine bajya bakukana bavuze mu nugore ukuntu ababyeyi bakukana njye ntabwo nashobora kugenda gukandagira kugira ngo byabanje kujya urumva niyo muri class yakuna akina zingo ni ibintu by'imvune so njye niba mu kaguru meze nabi ariko kwa ikintu batuvuga ati ababyeyi bakubaza batuvuga ati ni imvune byabyo ni imvune so tujya kwigisha turenga ariko big time afite big time noneho tuza kumenya ko atari imvune tujya ku bitaro nabwo bapimye babura indwara babuze indwara nyine batanze transfer yo kujyana murengeri n'ubundi noneho mu gihe dutegereje nyine batanze iminsi ingana n'5 mu gihe dutegereje nibwo ariko n'ababyeyi baba basharinga story nyine y'umuntu afite ikibazo ababyeyi bo ari ukuntu babiganira ati nawe n'ikibazo umwana wanjye noneho habura umunsi umwe nibwo yahaye n'umuntu ngo bagwe cyangwa utahe wumva ukiri ku bitaro cyangwa mbere kujya ku bitaro n'ubundi mbere ko njya ku bitaro nabwo ndi kwigisha bisanzwe ku bantu nyine basanzwe noneho byanze hashize igihe
njya ku bitaro ngo basuzume barebe ikibazo, ngiye ku bitaro nabwo babura indwara, none bari bamuhaye transfer yo kunjyana Musanze, ariko n'ubundi byari kugira ngo bace akaguru, byari kugira ngo bagace. Noneho mu gihe dutegereje nyine ubwo nyine umubyeyi nawe wabiyaga ati mwana wanjye nyine nakundi, noneho sinzi ukuntu wahuye n'undi waganira n'abasharinga story nawe n'ibibazo umwana wanjye gutyo, amubwira ikibazo nyine ko kimeze, aramwita iyi ndwara ishobora kuba n'ubundi imeze nk'iyanjye, ndumva bisona bijya naho bijya gusa gutya na gutya. hari umusaza wabivuye bamugeraho nawe akamupima akamusuzuma ukareba niba ariko bimeze, bukeye bwaho ari mu gitondo n'ubundi yari nandevu kujyayo, yamaze benshi kumugeraho aramubwira amugezeho arandeba igihita arangira ati iyi ndwara nayivura. ubu ari umuvuzi wa kinyarwanda nyine byandi bajya mu bintu by'imiti. twihutisha tugira ku so arangije ubwo byagenze gutyo nshakira imiti cyangwa nk'icumweru najya ubazwe nka karindwi imiti nkiriya nyine y'amazi bigeze nyine ubwo urumva akaguru kawe karabyimbye kandi akabyimba ariko ubu byageze byatwaye nk'umwaka umuti byariho nyine kajya kagabanuka naho n'ubundi hasigayemo agashoke ntabwo. Paul sana kabisa n'urugendo rw'ubuzima butoroshye birumvikana, ngira ngo wenda ubutaha tuzakora ikiganiro cyihariye cy'ubuzima bwawe atari ubuzima bw'umuziki. Umwanzi w'ibyiza ni ibihe, ikintu cyane cyane kugira ngo tugaragarize abanyarwanda indirimbo yawe nziza wazanye, kugira ngo utangire wiyumvemo noneho ko inganzo yawe yo kuririmba, tuninjira kuri iyi ndirimbo mu minota mike dusigaje, yajite watangiye kuririmba ryari exact neza mu gihe watangiriye inganzo yawe yo kuririmba? Yeah, 2021. Yeah, 2022. Nagana bya serious. Nabashize indirimbo hanze. Yego. Yes. Indirimbo nibwo yashyize hanze. Uyu munsi 2024 nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 aribwo utangiye gukora promotion. Urumva ntabwo ntabwo ko ari igitego cy'abagere kuko ari izindi ndirimbo twaze dushyize hanze tuyoboke. Reka noneho igihe cya promotion tukigene. Ubwo iki ngiki nicyo gihe twagennye. Okay. Thank you. Now zimbona Traxler ariwe muntu urimo kwipushinga, mufitanye imikoranire nka management cyangwa mufitanye iniye mikoranire, usibye ko bambwiye ko mwamenyanye kubera ko wagiye umukurikira ukumva benshi bagenda muvuga ndetse nuko wajya gakora n'ibihangano kanabyumva muri Touch Record, ariko uyu munsi hagati yawe nawe ni yihe mikoranire iri hagati yawe na Sleya? Icyo cyo nshaka kumenya. Uri mu team ya management ye cyangwa mukorana gute? Nakora management hari contract. Mfitanye contract? Okay. Indirimbo umunsi wazanye yitwa gute? Mwuka wa nyuma. Kuki mwuka wa nyuma? Urumva navuga icyo kintu cyose wakora yaba ari life yaba ari business yaba ari iki navuga ushyira mu gategentiri mwuka wa nyuma. Mu minota umwe ushobora kudukubita kapera kugira kuko umwuka wa nyuma nyine muri verse nazo mbona ngira ngo ni indirimbo y'urukundo by the way, sinzi ndahoze nimbona n'ibintu by'imitoma, dukubite verse imwe nani mu minota umwe dukubite verse ya twumve ijwi rye bamenye n'umutumirwa twazanye uyu munsi yuko ari umuririmbyi, hanyuma ubundi uze kuza utanga na platform yawe yaho umuntu yasanga igihangano. Mbakubita ko cyangwa verse ngo uyumvamo wakubita abanyarwanda uyu muntu ukigera kuri Good TV kabisa agahita yumva kuri umunyemana w'umuririmbyi. Verse nako icyo ushaka mu minota itarenze 2 kabisa. Zageza kumuka wanjye nyuma n'imvano na umutima wanjye wawufashe ugwate ubundi mu rukundo nawe iragenga n'urwo mukunda ntakiri n'umuntu cyayimenya uretse Imana.